Muto urabona yuko ari amahire kuba urabahoza ari shiri wa James tumufite. Ikindi kandi nanone ubona ibyo byose arimo arabivuga ntacyo yitangiriye pe. Genda umva twamwiyegereza hafi akaba close kuri twebwe, then akaba yadufasha n'akazi kaba kari hano ka buri munsi. Ariko Rodri reka nze nkubaze uzahumuka ku maso bigenze gute? Ibya Kaiy urareba kuntu bimeze uriko byumva, yari yagaragaje ko yamaze kugurisha imigabane kwa James. Ruriya rupapuro rugaragaza ko byari ukubeshya atigeze agurisha imigabane rwabonetse rute? yarukuye hehe Rodri? Kubera ko ureba ibintu byose nkaho biraho gusa byibuze ntunabitekerezeho. Aga mbere na mbere muto reba kayeshije ubundi sibyo James twaye dusanganwe ari inshuti yanjye. Rero ndumva ntaho bihuriye ikindi no kuba uramugora hari nyine urumva ntaho bihuriye uriko byumva. Kaiy waramwizeye ugera ku rwego ngiye ntamenya ngo bimeze gute uriko byumva. Atubwira ko yagurishije imigabane James hari imigabane afitemo, biragaruka tubwira ko kwari ukubeshya nta migabane yigeze agurisha. Ese uriya mugore we umwizeye gute? Ese byaba ari agatego ke na James ko kugira ngo baguture hasi company bayegukana? First of all ndabizi yuko bashwana, ibyo ndabizi 100% rwose. Rero nta kuntu umuntu mwashwanye mwakongera mu gace ruhinga nyuma mukongera mu planning ibintu, ce n'est pas possible. Nyine icyo nkubaza bashwanye hari. Ese kubera ko ibintu byose uyibona nkaho ari umweru? Kubera ko udashobora guhumuka Rodri, kubera ko udashobora guhumuka ni kutabona. Rega buriya ntabwo ibibazo byose bikemurwa n'ibindi bibazo sibyo, kandi hari ibyo umuntu yirengagiza kugira ngo agire n'ibindi ageraho. Kubw'ibyo rero ngewe kubona muhaye akazi ntabwo mbyicuza pe, kandi n'umwana mwiza. Sinzi impamvu utabona yuko ntari biryiwe. Ikindi ni nabwo turaba tumwegereje neza n'ibindi ataratubwira by'amanyanga ya James. Ni igihe cyiza cyo kugira ngo tubimenye. Rodri reka nze nkubwire, mu gufata umwanzuro wawe guhereza abakozi akazi wenda nshobora kuba nta gukumira bihagije, ariko uriya muntu wita ngo ni mwiza, uriya muntu uvuga ngo ni umwana mwiza, ngewe no mwijisho niyo mureba hari icyo ahatse uriko byumva. Bonjour. Bonjour. Ça va muto? Yes Rodri. Ariko meeting wayitangiye narahagera. Bajyanaga ari meeting just turimo turaganira. Nari ndi kumubwira uburyo nahayemo akazi nyine uraho hoza ari shiri wa James. Namuhaye akazi. So nibyo rero usanzwe turimo turavugaho. Ntabwo ari meeting yindi. Urya mu shiri wa James wamuhaye akazi muri company? Yes, of course. How? How? Yes. How guteza simfite ubushobozi bwo kwangaje umukozi wese nshaka hano muri company. Rodri, ibintu nkabiri wabanje kubitekerezaho. Avuka. Urabona no mutwe mfite uyoboye no company, urumva gufata icyemezo nk'icyo cyoroshye ari cyo kintu nazicuza. Ibyo nicyo kintu gikomeye sinaba ntekereje.
inshuti ya James wayihaye akazi muri company barashwanye ariko wabibwirwa n'iki ngenda bizi neza kandi uzi urukundo rw'abantu bakunda bwirwa n'iki niba atari umutego bagushyizemo nawe ntabwo bishoboka kuko umuntu ubeshya umurimo no mu maso bituye ako James buriya uzi poste ufite muri iyi company ku buryo ufata umwanzuro wihuse gutyo umuntu akagufatirana reka nze nkubwire James bambe Rodri urumva reka nze nkubwize ukuri kubera ko umuntu agufatirana gutyo gusa ugahita ufata imyanzuro wihuse gutyo ntushobora kugisha inama ntushobora kugira gute uri kubyumva ese tuye tugendana hari hose abo turaruje tubazane muri company ntabwo ushobora gutekereza kabiri icyambere uriya ni sheri wa James uko bahuye nuko batandukanye ntabwo ubizi kuko wera ntabwo wari uhari baba bari muri gahunda uri kubyumva yo kugira ngo akujijishe noneho yinjire muri company neza babone uko baguhirika ngewe reka nze nkubwize ukuri Mutoni ngewe ibintu mbibona hakiri kare nkabyitegereza kandi ibyo mbashije kubona ndakubwira ariko niba udashaka kunyumva Rodri ntabwo turi kumwe ariko ndumva undi mwana ataba victime yuko yakundanye na James nkaboneraho no kubura akazi nkubwira ngo singushaka muri karakazi ahubwo yoza ubuteza ubwega muri company usange nta mutekano urimo kubera wowe umuntu umwe nge ntabyo nshaka ndajya nkumenyesha yuko ntakifuza kukubona muri iriya company wowe nkande nge nka muri umuntu w'umugabo wawe ikindi cyo uzakenera uzajya umbwira nta kibazo pe tuzatugufasha ko dushoboye ariko nanone we kuzambya ibintu ariko reka nkubwire bene Karemera mumaze kunera iseseme bene iki bene Karemera ngaho Agnes rurarumara ngo ni rushike rwawe ruzindu cyanoza kunasha umutwe ngaho yuko mushiki wanjye ari ikimara kikigoryi kireshya ngaho bwakereye urumva noneho wikubitaho nawe mbese umaze kunesha umutwe wundi mushaki iki mu rugo umva mbese aho ushirije Sonia uratinyuka ukavuga sobuka mwizina ariko usubugira ngo mvuge ngo iki nuse mujya wankora iki nuse sose Karemera mushaka mvuge kanaka se ndavuga papa nyine mureke kunesha umutwe urugo rwanjye mwabigize agatobero uri kumva ngaho none reka nkubaza uri kumbwira ngo arya ngo sinzakurikize ngo sinzagaruka muri company ntuzagaruka nyine neze nk'ungubu nagutumye ngo ushaka ngo usinyize iriya document wanze kuza ubajya nkoreye nsinye document muranyeneye rega uva kubwe none se reka umundi ntahararega nawe akazi kakorwa company yanyu na uburenganzira mufite nabanje gushiraho sinya yanjye uri kumva hane ngo sinzagaruke nzaza igihe nshakiye noneho nanunegeka muri kumva n'ubutaha Rodri ntukanye namenyera uri kumva narakwihangana kuva kera turabizi nako ngo utanze umutekano n'umunota umwe wonyine ukawutanga pe ko n'umuntu uba wicare hano mu rugo ntacyo mariye company kuzuje guteza umutekano muke wajye wituriza hano ibindi byose tukazatubikuzanira bitwaye iki ariko ubundi nibwo tuvuga ngo ntacyo mariye company yanjye noneho nibwo ubitinyuka wowe ukabivuga ako mumaze kubyimba mu mitungo yanjye ubu se kuva aho umugabo wawe wagendeye
ari we mukuru wanjye wambwira yuko kampani wayigejeje kuki umugabo wawe yaragiye tubyumvikane yaragiye nyine umugabo wanjye yaragiye yapfuye ibintu byose ntabwo bindi ku mutwe reka nkubwire ubundi bibwiye ko njye byananira ibiki ushoboye njye byananira ibiki ushoboye wese guteza ubwega muri hari tuza ndi hafi kuza kwicara ku ntebe uri kumva ndi hafi mwese kuza nkabakimbiza njye nkicara ku ntebe yanjye ukahakora wenyine none nzakoresha uzi ko rimwe mwize mu Rwanda mwenyine icyo nkeneye rero nuko usinya kuri za mpapuro ibindi bikava mu nzira winesha umutwe winsteresa winjagaza mu mutwe wanjye uri kunyumva njyewe nzaza gusingiye nshaki kandi reka nakubwira nako aka kanya urimo nanenza njye nifitiye abashitsi uri kunyumva kandi ntabwo nshaka kubashitsi banje bagusanga ahangaha iki bona ndwaye bushwita se ku buryo niba nsanga ahangaha mbo banduza ntabwo mbishaka okay ariko ti nuko uvuze wagenda muramu wanjye ngenda ufite abashyitsi na Mike genda ufite abashyitsi ndi busy sawa tazigenza ashakira Sonia kunesha ubundi bingi ni ibyahe hundi bingi byavuye he bihora binesha umutwe buri nganga ege mushaka gusanga mukuru wanyu mukamusanga ikuzimu emaramu Iki? Okaya tugataha. Mere zirasu. Kiravuga. Nose sumire. Dorenge hako sinagubona. Dorenge iriyo. Sumire. Mere zirasume dore. Reba dorenge iriya mere zirasume. Mere. Kiravuga. Kiravuga nshaka kujya muri douche. Kiravuga we. Papa. Kuki umuntu ababwira muba mudashaka kumva ko harya ngo ushaka iki gushaka akazi ubona utangiye kunsuzugura mereza telefone mbaze secrétaire dore ngi hakoze ibi n'ikibaho telefone ya papa rero wenda abona tutazashoboka bo alo papa kaje tukajya gutaha okay we dekura ubu tuvugana ngiye kuza wigira ikibazo ndaje sawa okay twaje ako ushaka iki jengiye mu kazi kanjye ako nyikira haguteje guteze umpagarike nkutegereze haguze ko ugiye kujya unyishyura isanse yanjye mba napfushije ubusa mpagaze mutegereje esanse yo kuva hano kugera hariya hanyuma nahagaze amasaha ngahe mutegereje imodoka ihagaze se esanse bigenda itagenda iyo yose ni imibare ngiwe mba imibare guteze ngomba kuba nk'umuekonomiste baby bizo bitese kaho ndebera uyu sivumbura ari hano ari gukora iki bari hano ari kumfasha uturimo ibintu byacu urabona bimaze kumenwa n'abantu bangahe gutese kandi kaho ndebe ejo bundi wazanye kiriya gishiki cyawe ngo kiriya kiginga ngo ni cya Guinness none reba imigambi yacu yose imaze kumenwa n'abantu bangahe ariko ndakeka bari abantu bo hafi mu muryango ba hafi gute ako uba muzima numvaga nta kibazo kuko vumbura bari ahari kumfasha nta kibazo ikise bimaze kuba gatatu urabona diru yacu utagiye kuyimena mwinshi ariko kuze kuba warakaye koko ndakazwa n'ikize none sinabona ifashe imirimo ese ubundi abantu bo kwa Karemera muzamenya gufata ibyemezo byayo genda ureba amafaranga hariya ku kabati
urugendo uzana amazi nta kibazo. Kiye kuyazana handi hirya badahenda. Nta kibazo. Yatangaruka. Ntutinde. Ndahita nzanira ukana. akoreka nkubaze Ariko rero ndumva nushaka uhamagare n'umugore wawe nawe ubimubwira. Ariko kuze ni ngombwa kuko ngo ubwire nabi imbere ya bikubwire nabi abantu bamazwa bangahe. ariko vumbura n'umuntu uri kumfasha imirimo. Kugufasha kukamenya imigambi yawe. Ariko ndumva nta kidasanzwe kuri wowe. Ndumva ari ibisanzwe rwose. Reka nkubwire gahunda zacu zose ni wowe ubwawe ugiye kubimena mwincishe. Uzashiduka iyi kampani uyibuze kandi uzayibona. Ariko sintekereza ko hari ikosa vumbura yakora kuri ibyo ngibyo. Ejo bundi narimo ntembera hano mu kagoroba mba nkubitanye na vumbura gutyo ndashyika icyo kintu ntago ari njye wari wabitekereje ngo umuhamagare mubwire ngo aza ndebe. Gute se wagendaga n'amaguru? Ubu se ugiye n'amaguru rwawe n'umugore wawe? Ariko ari umuntu aba nawe uzavuga n'impanuka. Aho rero niho abo kwa Karemera nta bwenge mugira. Ariko se none ko aho niho bipfira byose. Numva ibintu bikomeje se bigeze. Ndumva uzahamagara famiye yawe yose ngo mwahoye ukabibabwira. Ahubwo numvaga nabibwira Rodrigue. Reka nkubwire nkwiyame nongere nkwiyame uzaramukugiza undi muntu bibwira diru yanjye nawe nzayivamo. Hakose ngewe akazi nakakwemereye mfite hano ngiye urambaza iki? We uratuma nka kwambura igirayo. Ibinikira we ibinikira urambaza iki? No. Bye. Mai. Mai. Mike. Mai. Usigaye usinzira mu kazi. Mike. 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 Mike we. Byuka nukuri ntago wajye. Mike. No. Mike we. Yewe. Mike. Mike. Hey. Agina uyu ninde? Sinakubona ko ari Mike nyine.
inde oya Mike se ntiyapfuye oya ntabwo yaba Mike satani doreba nanjye ntabwo ndabyakira ariko ni Rodrigue ni njyewe ni njyewe rwose kandi warapfuye nagarutse ni wewe dore ko watunguye cyane mayi warapfuye rwose ntabwo uriho neza ntabwo twagushyinguye nako nubwo warapfuye niga ni Mike subibona do kamo mbwino ni njyewe ntuhumura nta kibazo ni njyewe oya ntabwo yaba wowe pe kandi warapfuye Rodrigue ni njyewe mbwino ni njyewe nta kibazo nyine baburetse tubanze tubyumvikane ariko nawe kandi ari gute umuntu yaba yarapfuye akaba akiriho gute se kandi nawe usigaye ugikuzimu neza nese gute umuntu yagiye twese twa ntabwo ubona ko Mike yagarutse ona Rodrigue ni njyewe ariko mbona uri gushidikanya ese wowe waragiye byagenze nako aho wagiye ho turahazi bantu nsuhuze turabona umwanya wo kubiganira ikibazo nego n'umusuhuza ariko nsuhuze njyewe ndi kumuhobera wowe waje kumuhobera hage nimba usira gukorana n'imyuka mibi ngendagiye rwose Rodrigue mama manira ngwino Rodrigue ni njyewe ngwino ngwino ariko tumuhobere wowe njyewe busha ntabwo bishoboka pe ni njyewe Rodrigue angana umuhobera ariko samuhobeye wowe wamuhobeye wowe wandetse mureke ntabwo arabyumva ariko arabyumva ese Mike Igaritabye ni wowe Mike wanyawe witungurwa ni njyewe ntabwo uri kumureba ntabwo uri kubibona se ni njyewe go base suhuza wamuhobeye ubundi we wamuhobeye mureke abanza byumve Rodrigue mama Maria Rodrigue mama mama kwa rero nditse none yagarutse muri ukamuhobeye ko numva umurushije kurira se Rodrigue ni njyewe ni njyewe ntabwo ukibona umuntu utari kubyumva se ni njyewe bitungurwa harya mbwe ko witwa nde uri secretary wanjye sibyo none mu kuba secretary wanjye rero tugomba guhuza ibiganza gutyo sibyo kampani tukayishyira kuri ndi rwego sibyo bahuryo urabona ko nyine tamira shawo utazabimbwa ugomba gukora akazi wanariye buretse urumva iyo uri umukire uri kumva abantu bose baratambuka bakakureba bakakwishima kubera bari kunsaba amafaranga ntabwo uba ubibona reba uriya uburyo areba ahubwo urabona bari abaje musi ntabwo ati mwebwe muce bugufi ubundi kayi ujya ubabwira kayi wari we njye nababwira ati munyunamire nibabona nje wenda ninje nkakora gutya muri ofisi bahita bapfukama bagira abantu bakomeye barabyanze ahubwo wowe ujya unyubaha sibyo nzakugira secretary uve kuri secretary mugire manager uve kuri manager shaka kubiki se kutavuga jara iki rero ni ikimfa n'abakozi bashyashya akira ngaho ryaho rero nge ntabwo nshobora kuzakoresha abakozi batarya ubwo biza bihinduka nimba utarya uzashaka akazi ahandi urarya ntabwo urya wumva nikokoye nkagura spaghetti nziza kuki uba wumva utarya turya Aje papa basi twataje wahora kunwana abantu bose bari kutureba ako abantu bababaza iki ntabwo babura kunyitegereza kuko mfite amafaranga ntabwo
sureba abo zo sinzi aho ndi buzima amezerekeza pe Oi. Aurez. Kaiwe. Ubu ndabashaka kazi. Mubareho.